Mukristo akigenda agera ku gasozi karundiwe kugira ngo abagenzi barebe ibiri imbere. Mukristo arakazamuka, arebye imbere abona Mwizerwa muri imbere. Aramuhamagara ati, yewe mugabo, ndindira tujyane. Mwizerwa arakebuka. Mukristo arongera aramuhamagara ati, ndindiraho. maze Mwizerwa aramusubiza ati, sindi buhagarare kuko nkiza ubugingo bwanjye kandi uhora inzigo ankurikiye. Mukristo ararakara, yiruka uko ashoboye, amugeraho vuba, amucaho uwa nyuma uwa mbere. Mukristo amwenyuzwa no kwihimbariza kuko yamuciyeho, maze ntiyirinda, arasitara aragwa, ntiyabasha kubyuka. Mwizerwa ataramugeraho ngo amwegure. Maze ndota bajyanye bakundanye cyane, baganira ibyababayeho mu rugendo rwabo, birabanezeza. Mukristo abanza kubwira Mwizerwa ati, nshuti yanjye nkunda, nishimiye kukugeraho kandi nishimiye yuko Imana yahwanyije imitima yacu tukabasha kujyana muri iyi nzira nziza twuzuye. Mwizerwa ati, nshuti yanjye, nari niringiye kuzana nawe mva mu mudugudu w'iwacu, ariko ntanga kuvayo. Nicyo cyatumye nza njyenyine iki gihe cyose. Mukristo ati, wamaze iminsi ingahe mu mudugudu w'irimbukiro utarankurikira? Mwizerwa ati, nagumyeyo ngeze aho ntakibasha kwihangana, kuko hanyuma yo kugenda kwawe abantu benshi baganiraga yuko umudugudu wacu ugiye gutwikwa vuba n'umuriro uvuye mu ijuru. Mukristo ati, mbese abaturanyi bacu bavugaga batyo? Mwizerwa ati, bose bamaze igihe gito bavuga ibyo. Mukristo ati, nta wundi muntu wavuyeyo ngo yikize keretse wowe wenyine? Mwizerwa ati, nubwo benshi baganiraga ibyo, ngira ngo ntibabyemeraga cyane, kuko numvise bakibivuga bamwe muri bo bakuneguraga ngo urugendo rwawe ni ubwihare gusa. Ariko njyeweho nemeraga kandi ndacyemera yuko umudugudu wacu uzarimburwa n'umuriro n'amazuku bivuye mu ijuru. Nicyo cyatumye nkunga. Mukristo ati, umuturanyi wacu Nyamugijya nino ntiwumvise bamuvuga? Mwizerwa ati, bamuvugaga, numvise yuko yagukurikiye akagera ku isayo agahinda gasaze akagwamo. Niko bamwe bavuga, ubwe ntashaka ko babimenya, ariko ntekereza ndashidikanya yuko yivurunze cyane mu byondo byaha. Mukristo ati, abaturanyi bacu bamubwiye iki? Mwizerwa ati, uhereye aho yasubiriyeyo abantu bose baramuseka, abandi bakamushungera, abandi bakamusuzugura. Abona umurimo kuri umwe bimuruhije cyane. None hari hanyuma yuko yari ari inshuro ndwi atarava mu mudugudu w'iwacu. Mukristo ati, bamuhora iki ko wumva bagaye urugendo yaretse? Mwizerwa ati, baravuga bati yariguranuye, ntiyakomeje ibyo yatuye, yarabiretse, akwiriye gupfa. Ndatekereza yuko Imana yahagurukije n'abanzi bayo kumucurira ingoni no kumuhindura iciro ry'imigani kuko yaretse inzira yayo. Mukristo ati, utaravayo ntimwavuganye? Mwizerwa ati, nari ngiye guhurira nawe mu nzira, maze akikira abwerabwera nk'ufite isoni z'ibyo yakoze, ntitwagira icyo tuvugana. Mukristo ati, ngitangira urugendo niringiraga uwo muntu yuko azahinduka mwiza, ariko none ndatinya yuko azarimbukana n'umudugudu wacu. Ibyamusohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Mwizerwa ati, nanjye nibyo ntinya kuri we, ariko ninde ubasha kubuza ibitazabura kubaho? Mukristo ati, nuko nshuti yanjye Mwizerwa, ibyo reka tubiveho tujye ku byacu bwacu. Mbwira ibyo waboneye mu nzira, kuko nzi yuko ari ibyo wabonye. Waba utabibonye byantangaza. Mwizerwa ati, nakize ya sayo namenye ko waguyemo, ngera no kuri rya rembo amahoro, uretse ko nahuye n'umugore witwa Musambanyikazi agashaka kungirira nabi. Mukristo ati, ni byiza ko wakize ikigoyi cye. Na Yosefu yohejwe cyane nawe aramukira nk'uko nawe wamukize, ariko byashigajeho hato
bikamwicisha. Yakugenje ate? Mwizerwa ati ntiwabasha kwigereraniriza gushimagiza kwe, keretse yuko nawe umuzi. Yaranguyaguye ngo njyane nawe, ansezeranya ibinezeza by'uburyo bwose. Mukristo ati ariko rero ntiyagusezeranyije umunezero uturuka mu mutima wizihiwe ibyiza? Imana ishimirwe yuko wamukize. Abanzi b'Uwiteka nibo bazagwa mu bushya bw'uwo. Mwizerwa ati Sinzi yuko namukize rwose. Mukristo ati byagenze bite? Wemeye ibyo ashaka? Mwizerwa ati Sinamwemereye ngo niyanduze, kuko nibutse ibyanditswe ngo intambwe ze ziherera ikuzimu. Nicyo cyatumye mpumiriza ngo ntamureba, ikibengukiro cye kikanduga kikanyica. Maze arantuka nanjye ndagenda. Mukristo ati Nta kindi yagutereye mu nzira? Mwizerwa ati Nageze munsi ya wa musozi witwa Biruhanya, mpura n'umusaza wa kera, ambaza uko ndi naho njya. Mubwira ko ndi umugenzi njya mu rurembo rwo mu ijuru. Uwo musaza arambwira ati usa n'umunyangeso nziza, wakunda kunkorera nkazaguhemba. Ndamubaza nti witwa nde? Utuye he? Aransubiza ati ndi Adamu wa mbere, ntuye mu mudugudu w'Ibushukanyi. Ndamubaza nti umurimo ukoresha ni umuki? Uzampemba iki? Aransubiza ati umurimo ngukoresha ni umunezero w'uburyo bwinshi, ibihembo nuko nzakuraga ibyanjye. Ndamubaza nti ufite abana bangahe? Aransubiza ati mfite abakobwa 3 gusa. Umwe yitwa Rari ry'umubiri, undi yitwa Rari ry'amaso, uwa gatatu yitwa Nyirabwibone. Nushaka uzabarongore bose. Ndamubaza nti urashaka ko ngukorera nkageza ryari? Aransubiza ati ndashaka ko unkorera ukageza igihe nzapfira. Mukristo aramubaza ati ibyawe n'uwo musaza byahereye he? Mwizerwa ati Nabanje kubyemera, kuko nagize ngo ibyo avuze ni byiza. Maze tukiganira, mwitegereza mu ruhanga, mbona handitswe ngo mwiyambure umuntu wa kera n'ingeso ze. Mukristo ati nyuma bimera bite? Mwizerwa ati maze byinjira mu mutima wanjye nk'umuriro waka, yuko naho yavuga byinshi agashimagiza cyane, yamara kungeza iwe yangurira kuba imbata. Ndamubwira ati hora, kuko nanze no kujya bugufi bw'irembo ry'urugo rwawe. Arantuka ambwira yuko ari bunkurikize umuntu uri butume ngendana umubabaro mwinshi. Ndahindukira ngo ngende, maze ngihindukira numva afashe umubiri wanjye awushikuza cyane. Nibwira yuko asigaranye igice cyawo. Ndataka nti ndababaye cyane. Nuko nkomeza urugendo, nzamuka wa musozi. Nkucyagashije ndeba inyuma, mbona umuntu unkurikiye agenda nk'umuyaga, angeraho nenda kugera kuri ka kazu ko kuruhukiramo. Mukristo ati niho nicaye ngo nduhuke, ibitotsi biranganza. Nta kazu uyu muzingo w'igitabo uva mu isaho y'umwenda yo mu gituza. Mwizerwa ati winsha mu magambo mugenzi wanjye. Uwo mugabo angezeho avuga nkubita, nikubita hasi ndambarara nk'upfuye. Pembutseho hato mubaza icyo nkubitiye. Aransubiza ati ngukubitiye ko washakaga kujyana na Adamu wa mbere, kandi mu mutima wawe ukibishaka. Avuze ibyo arongera ankubita cyane mu gituza, angarika hasi. Ndambarara imbere y'ibirenge bye nk'upfuye, kuko narindi. Ndongera ndahembuka, ndamutakira nk'imbabarira. Aransubiza ati sinzi kubabarira. Arongera arankubita ngo hasi. Ntaba yarabuze kunyica, nuko haje umuntu akamubuza. Mukristo ati wamubujije ninde? Mwizerwa ati ubwa mbere sindakamumenya. Maze agiye kunshaho, mbona mu biganza bye no mu rubavu rwe inkovu z'imbere. Menya ko ari umwami wacu. Nuko nkomeza kuzamuka wa musozi. Mukristo ati uwagukurikiye ni Mose, ntawababarira,
ntazi kugirira ibambe abisha amategeko ye. Mwizerwa ati ibyo ndabizi neza. Icyo gihe si cyo twabanje guhura. Niwe wazagaho ndi nk'ibiwacu mu mahoro, ambwira yuko azantwikira mu nzu ninkomeza kugumayo. Umukristo ati ariko ntiwabonye ya nzu yubatswe mu mpinga y'umusozi wahuriyeho na Mose? Mwizerwa ati narayibonye, mbona na za ntare ntarageraho, ariko ngira ngo zari zisinziriye ntarayigeraho kuko hari nko ku manywa y'ihangu. Nicyo cyatumye mbonye ko hakiri kare nyura ku kazu ka wa mukumirizi manuka wa musozi. Umukristo ati yambwiye yuko yakubonye uhanyura, ariko ibyabaye byiza ni uko wavunyishije ukigera muri iyo nzu. Baba barakweretse ibintu byinshi byiza utazibagirwa iteka ryose. Ntawe mwahuriye mu gikombe cyitwa mucisha bugufi? Mwizerwa ati nahuye n'umuntu witwa Miburo, ashaka kunyoshya gusubira nayo nawe, kuko yagize ngo icyo gikombe ntikirimo icyubahiro na gike, kandi yambwiye yuko ninjya muri cyo nziyangisha inshuti zanjye zose, kabwibone n'agasuzuguro na nzimariza na nkunda icyubahiro n'abandi. Atabo bose bazabigaya cyane. Ni ukwiteza igisuzuguriro kunyura muri icyo gikombe. Umukristo ati wamushubije ute? Mwizerwa ati naramushubije nti abuvuze abo bose babasha kwiyita bene wacu, sinabihakana, kuko ku mubiri ariko bari, ariko uhereye aho nabereye umugenzi baranciye, nanjye ndabareka. None ntacyo duhuriyeho, tibatandukana n'abo tudafitanye isano. Kandi iby'icyo gikombe siko biri, kuko guca bugufi kubanziriza kubahwa, kandi kwibona kubanziriza gusubizwa hasi. Nicyo gituma nakunda kunyura muri icyo gikombe ngo mbone kubahwa no gushimwa n'abarusha abandi ubwenge nyabwenge, kabirutisha ibyo uvuze ko dukwiriye gushaka. Umukristo ati nta kindi wabonye muri icyo gikombe? Mwizerwa ati nahuye n'umuntu witwa Soni, ariko nta wundi twahuriye muri uru rugendo rwose umurusha kwitwa impushyana. Wa wundi naramuhakaniye, tumara akanya tujya impaka, yemera ko birangiye. Ariko Soni uwo ni umunyasoni nke, ntiyarambirwa no kunyoshyosha. Umukristo ati yakubwiye iki? Mwizerwa ati yasebyaga kubaha Imana ubwako. Yavuze yuko kwita ku byo kubaha Imana biteye igisuzuguriro n'umugayo no kubwerabwera. Ati uwumvira umutima ukabya kumuhana uwo si umugabo nyamugabo, kandi umuntu azasekwa na bose niyirinda mu byo akora akima umudendezo ufatanya n'agasuzuguro bikundwa n'abanyacyubahiro b'iki gihe. Ati ni bake cyane bo mu bakomeye cyangwa abatunzi cyangwa abanyabwenge bigeze gutekereza nkawe, kandi ntawo muri abo bake wigeze kubyemera atabanje koshwa, guhinduka umupfapfa no kwiyambura ubwenge no guharira ibyo byose kubona ibitazwi n'undi wese. Ati mu bihe byose abanyacyubahiro byike n'aboroheje b'abanyabwenge buke bwo gucurika iby'isi nibo babaye abagenzi. Kandi yavuze n'ayandi magambo menshi nk'ayo. Ati biteye isoni kujya mu rusengero ukicara ubabazwa urizwa n'ibyo ubwirizwa, ugataha iwawe usuhuza umutima uniha. Ati biteye isoni gusaba mugenzi wawe kukubabarira ibyaha bito wamugiriye cyangwa kuriha umuntu ibyo wamuriganije. Kandi yavuze ko kubaha Imana gutuma umuntu adakunda kubana n'abanyacyubahiro, abahoye ingeso mbi nke kubwe azita nziza, akubaha aboroheje, abakundira ko basangiye Imana. Ati ibyo nabyo ntibiteye isoni se? Umukristo ati wamushubije iki? Mwizerwa ati nabanje kutabona icyo musubiza, kuko yangisha impaka cyane, ipfunwe rikantera gutugengeza amaraso. Yarasigajeho hato akantsinda, maze ubwa nyuma nibuka yuko igishizwe hejuru mu maso y'abantu
ari ikizira mu maso y'Imana. Kandi ndibwira nti soni uyu ambwiye uko abantu bari, ariko ntambwiye uko Imana iri cyangwa ijambo ryayo uko rivuga. Ndibwira nti ku munsi w'amateka ubwo tuzacibwa imanza zo kurimbuka cyangwa zo guhabwa ubugingo budashira, ntituzacirwa iz'uko twanyuranyije n'ibyo abanyagasuzuguro bo mu isi bibwira, ahubwo tuzacirwa iz'uko twanyuranyije n'ubwenge n'amategeko by'isumba byose. Nicyo gituma ibyo Imana ivuga ari byo byiza, nubwo abari mu isi bose babihakana. Nuko mbwira soni nti soni, genda uri umwanzi w'agakiza kanjye. Nabasha nte kukwemerera kukurutisha umwami nte? Nakwemera nabasha nte kuzamureba mu maso ubwo azaza? Nigirira isoni none n'abagaragu be n'ingeso akunda. Nakwiringira nte kuzahabwa umugisha? Ariko soni uwo yari impambiranye, kumwiyaka kwaranduhije cyane. Yaranyegeraga cyane akanyongorera akajambo kagayisha Imana. Nyuma ndamubwira nti ibyo unyoshya ibyo ni ukurushwa n'ubusa, kuko ibyo usuzugura ari byo mbonamo icyubahiro gikomeye. Nuko mperuka guca kuri iyo mpambiranye, maze kumwiyaka ndaririmba. Abahamagarwa n'iyo mu ijuru ntibasiba koshwa n'umushukanyi. Uwo yizigiraga yuko iherezo ibyo aboshyushya bizabacogoza. Noneho bagenzi, nimukanguke mwiragize Yesu mu b'intwarisi. Mukristo ati nshimiye yuko warwanyije uwo mw'ubutwari, kuko wavuze neza yuko ntawumurusha kwitwa impushyane. Ahangana no kudukurikira mu nzira, akagerageza kudukoreza isoni imbere y'abantu bose, adutera isoni z'ibyiza. Iyo ataba umunyasoni nke ntaba agerageza gukora ibyo, ariko tumurwanye dukomeje, kuko nubwo yirarira atyo, umupfapfa niwe ashyira hejuru nta wundi. Salomo yaravuze ati umunyabwenge azaraga ubwiza, ariko isoni zizaba gushyirwa hejuru kw'abapfu. Mwizerwa ati Dukwiye gusaba Imana ngo idutabare iduhe kunesha soni, kuko ari ishaka ko tugira ubutwari bwo kurwanira ukuri mu isi. Mukristo ati Ni koko, ariko se hari undi mwahuriye muri icyo gikombe? Mwizerwa ati Ntawe. Nanyuze ahasigaye hacyo na cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu cyose, mvirwa n'izuba ridakingirwa n'ibicu. Mukristo ati Warahiriwe, njyeweho byabaye ukundi rwose. Nageze muri cya gikombe cyitwa mucisha bugufi, nyuramo akanya ndwanya dayimoni mubi cyane Apoloni, intambara ikomeye, ndetse nkagira ngo aranyica, cyane cyane ansinze hasi, aranshikamira cyane nk'ushaka kumvunagura. Kandi akinsinda hasi, inkota yanjye tugukubiri, arambwira ati ndagushyikiriye. Maze ntakira Imana iranyumva, inkiza amakuba yanjye yose. Nuko ngera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, kigendamo mu mwijima, ngezaho nagicagashirije. Nibwiraga hato na hato ko ndi bupfiremo. Bishyize kera buracya, izuba rirarasa, ngira mu gisigaye gifite urubura burizo.